oya kwahura na bya bikorwa by'ibiraya rero ugasanga birakoheje ugatuma tubwirirwa ubwo nyine mfite nubwo kunyesha kuko kujya nakoshwa n'abakobwa kambyemere wapinde abakobwa ntubanje ahubwo nje kanigira no mu nzu kandi wihute ntari bindi cyahute sigo amakuru mwa ni meza meze teze akomera cyane amazina yawe batwita ngo iki tetagaje tetagaje ugiye he ngiye haraye ryari umuntu ngiye gusura nyine ugiye gusura umuntu hari umuntu ngiye gusura haraye wambwira akazina ke oya ntabwo ari ingenzi nyine kuba nakubwira n'ibanga nanjye bibantumye ku muhanda kugura ikigage papa yarantumye kugura ikigage ahubwo se no si uwo muntu muziranye gute uwo muntu nyine ni inshuti yanjye biri aho nyine tu ni inshuti yawe nk'inshuti za zino minsi nose uri kwibuka ko ejo ari kuri noheli ejo ni kuri noheli ahubwo uri gutangaza iki ndi gutangaza ikigage singiye kugura ikigage ikigage bampimye na litiro z'umunyu umufungo w'amata ni imitwaro 2 z'imigati ni umufungo w'amata bantumye litiro y'amata nyese gutaye ko numira ngo nzaza umwe ntabwo nshakaga abashitsi ubwo se umushitsi w'umukobwa namuzana mu rugo nkamumaze bagusure abandi se bazana ngo babamaze oya nje abakobwa ntombizeraga nje ntago nemeraga ko abakobwa bansura mu rugo reka da ntinyaga abakobwa oya nje ntago wantinyene nuko se mfatiye mu rugo byagenda gute oya ntago nagufata nasanga gutekera nkagufurira ejo ukazajya ukagira ute nkagutekera nkagufurira ejo nyine ukazajya mu minsi mukuru nose nacitse amaboko oya ahubwo ndibutse uziko mu cikopo ya papa nibagiye kuyimesa nibagiye guteka nibagiye guteka igikoma ahubwo se hajya gugiye ngiye kureba inshuti yanjye ntabwo wama nimero zawe ra ya nzabigubutaha tukongera guhura wareka nkanyaruka nkaja kuzana icyo kigage ubundi nkanagiza tukajana ngana hari bigendeye kiki ngiye kunyaruka njenza nicyo kigage nza tujana nyine ngwerekeze ngo nyine ninsanga urenze mu rugo urakomeza nje mu rugo ariko nusanga nyine turamanza kugera iwacu kugira ugeraho ugiye ntari bituramanzi wacu nkwereke papa ajya ngo ajya wambyega wantekera wadutekeje na papa haragufurira nyine byabaye ngagendeye kuzana kamanze nzana icyo kigage ndagusanga he ndagutegereza unantegereza Konde kubona uyu muhungu atinzera Yesu reba n'izuba riranyishe namutegereje namubuze gusa wende mu bigeye reka amaguru ke nigendere n'ubundi nigira aho nigirire we yangegera ngo ni bubu ntiyari yazana n'ubu mana yanjye kukigira wasanga kitasubiye mu bakobwa kandi kirakigegera ngo ni bubu koko mana yanjye nzagire nikigera hano umva ndakiritura umva ntabwo nabyemera bubu njenzi ntabwo yaje kumana ngava ntacana nzaniye ubwo se byashoboka nagitumye umusura n'ibigage n'imigati none ndebe nticyari cyaza wasanga kitagiye nagitumye kwanza kwirosha wasanga kitagiye kwantuza mana ako kanze ngitegereza mana ni cyiza bubu bubu ni nkamwica ni ukuntu cyatinze kaze shandaje nkwereke uramukobwana mbega ikizongerezi we wasanga atari kije gusurara kosha umva we byiza birankunda gasha
Ega ko cyabubu kiraza gisanga nabikurikiranye kare. Ewe we kanigira nk'umusore nyine abone ko ndi umujene. Sheri kwigambisha imeze. Naje haguruka unsuhuza. Nese uko usigaye ufashe inkoni ni gutyo wabaye? Ariko mwaramutse. Oya, nsuhuza. Muri bubu namutumye kugura umusururu. None se sheri ko twavuganaga kuri WhatsApp no kuri FB nyine ku mbuga nkoranyambaga nk'abantu kubona nyine amaguru gameze neza ndakomeye cyane nje ndi umusore. Ntago mbyumva se ni gutyo wabaye twaravuganaga uri agasore nyine kanyongomeye kameze neza. Nanagutsikonira da. Reka da. Mfite insuniki. Nyine ubundi akana agatebe kabashitsi wakwicara tukaba turaganira nyine nk'umuntu w'umukobwa nyine ukizungereza. Ariko ndikubona atari weho nyine tuwajya ngo bahuriye. Shiramo intera. Oya. Wenda nyine wishiramo intera wenda wegera nkahangaha nyine kugira ngo baraza jyara ngo twingana gasuru. Ubundi mfite umwana w'umusore. Mfite n'umwana w'umusore se. Ariko nyine umusore ntago yanduta. Ntago yakuruta kurema ingofero turebe. Oya ubundi je ndi umusore umva ubundi je ndi umujene. Nakubonaga kuri Facebook no kuri WhatsApp ego ko man nkabona urakajene none ni gutyo umeze ko nanje nanagutsikonera da ego wanfite insunikisho ureba ukungu cyane gusa uko nabwo buri umuntu umusaza ese wawe yagiye he ubundi namutumye kugura ikigage yitwa Bubu ubundi ni umuhungu uteye nka buca ikibogari nyine ukuruta wowe umusaza urashaje nango navuga ubwo sikara kane kanje karuta koko mbese banzurebe shufureri wazibonye shufureri se ufite usigaye wambara ibigofero bishaje gendera ku nguni irikoti yanje bagita bazi ngiki igofero yanje bayita bimbwiye iki none uri kuze kuvuga ati ngo umusore wanje aranduta ubundi njewe kera nkingana nk'umuhungu wanje nashaka ndagibyana none igihugu cyanje nagitumye kugura ibigage wasanga na chatari cibereye bora kugura igibyana se ugura kubona wagibyana ibihe kwa muzehe ushaje wahuje urirebera mbese uretse rebye tujya gukurikiza mu kanya numara kunyemerera takoze irekizaho ibiki munzi daharagize buki yanje nto cyayimeshe cya Bubu mana yanje buki rero basigaye kumesa oya ndavuze ngo nyine dusigaye turateka ibyo byiza kubera kuri none tuzajya n'inyama Nese warara hano ngaha ejo mukazapana tunywaga n'itabi rivanze n'inzoga ubundi twebwe ntacyo tubaye ego iyo nzoga yitwa ngo iki iyo nzoga yitwa mahubanenga kubera nje nitwa mahubane yitwa mahubanenga hageneweho niho nashaga ndabona ni njewe surukwa n'ukuntu meza ariko wewe cyahindutse aka gapatero ubundi nakabuze ipatero ubundi nkengana nkaho nayiguze miliyoni 18,38 na santimetero 15 none weho wabaye neza ewe wasanga nibeshera ewe oya ntago wibeshe ni njewe ni njewe tugire aho ngaho mu nzu tugategereza igihugu cyanje nyine kikaza tumaze kugira uko twigenza nta kibazo cyaguruka twigendere rero Papa ipapa yagiye he sinari nsize yicaye hano ngato antumye ikigagera dore inkoni yiracari hano si wambye yagiye kwa Nzogirosha se kubaga safuriya ntago bibatari urutoke ejo nibwo bazatora kubera ari kuri Noheli ntago yaba yagiye kuvumba gusa papa yabagiye hera nari musizana ari kumbye hagati ntashoboye no kugenda ngagiye guteka ibijumba byabiraye yabihase ikigage rone arebye nabi nakintu nose ubwo aha ngana ari nsize yicaye yabagiye harakinze se wati harakinguye da papa yabagiye hera oui ndiko nabangutse mwa nose ko wagiye mu nzu wagiye gukora iki deni ntebe wayitaye hanze igwibaza iyo batwiba ko shaye mu nkoni yanje ndagwaye kandi Bubu uyi nkoni nyisanze hano hakinze sinzi ko mubyi byagenze none ntabwo nayinjiranye wagiye kujya amasasa bigagende ko nabizanye mwa bigajya nabizanye oya reba kuntu bambyiye barambye gati kugipunguza bisaba kugira ngo duhashire inoti ya 5 turangiza gushira inoti ya 5 duteke n'umutsima tuhakaragira ku gafuniko tumara kwakarikira umutsima ngo dushire n'igice cya 25 ariko sha Bubu ndakuzi ngo ushaka kujya unshira inoti ya 5 utifunga oya uyisubiza muri zandari kandi ariko umucuruza mbyeka no ariko undi wari waheze
ibisha oya ni nyine ubwo nibagiye kukubwira sha nari ngiye kugura ikigage mpura n'umukobwa si byandi nakubwiye usigaye ukunda amajipo oya ntoya ndangaye ariko nyine mbwira ukuntu byagenze rero nyine twahuye umva rero nkubwire nanjye mfite icana hano mu nzu ariko ntuje mfite icana oya uretse nde oya uretse kure nyine banza umbwire ukuntu icyo cyana cyawe byagenze nyine nje twahuye arambaza ati nitwa nde namugira ko nitwa Bubu nanjye kumubwira ko nitwa Bubu arambye ati sino ndamubaza ati none guje arambye gajya gusura umusore hano hirya nuko namubwira ngo nampereke nantegereze sha nsanga yagiye nyagupfa cokoze urabizi ibintu nkoreye aragashaka na tereza mutera ibitero uzi ibintu nkoreye arambye ngo mutegereze umwana ndikumva ibya waramaganya gusa ico cyana rero cyaje kunsura tuja mu nzu tukigera mu nzu tuje munsi y'intabure kugira ngo dusanga nyine tukijya turabikurikirana none ubu yamo chikopa wayimeshe nuko sambwe ntabwo nayihishe wayihishe muri nje nayihishe kugira ya kariso yanje uba wayimanuye kuri rwa murambizi aho ko yandi yawe niyo twashashe ariko nyine icyo cyana tuvuga iki kitatwumvanyigiraho tuvuga iki kitatwumva kugira ngo nyine nawe kuva nyine nk'umuntu w'umusore bitaza kugira ari muno muntu ari umuntu kamanze ndebe ibijumba byanje ako babuza ntabwo nanjye kanze n'inkora byanjye kamanze ndebe ibijumba byanje nyine nkumukoreho pap nibisha kibijumba byanje wabiri ariko bubu ushaka kuneza umukobwa ko neza nose njye w'ikijumba ni nasi dano ngaha cya kindi cya nani narumye cya nyina wa dada ariko bubu wewe wagira uko wigenza utari ijoro rakasha wacana kanze naje ndaguhumura ngo wagize ute ndaguhumura mwigini ngo wagize ute nari ibijumba ibyo wabitetse uwabitetse ninde ndetse nde nuko se ntago ari uwo mukobwa wari wabitetse byandi wari wavuye kugura nimugoroba uwuhe uwo nguwo wose uraho mu ndetse ndebe niba ndamubona uko wibesha ugira icyo umutwara wayegeraho papa yazanye umukobwa uyu mukobwa pa yitwa nde wibura bwaje kora nsokira mu nzu ubundi gira vuba vuba cyangwa usohoremo na nabi karo mukobwa besha umukozi n'imitwe y'intoki wangegeraho bubu sohoka ubundi gira vuba vuba gira vuba uriya mukobwa w'abandi izo ntoki zamukozeho ibi byose ntabwo nsanze wabimaze muhamagara yambwiye ngo yitwa Nera nzi urukumbaza amazina yamakangaraza we oya nako yitwa Kanserida oya yitwa Teta Gaju umva Teta ngwino bari cya gisore canje wakira igisore canje ni kiboga uzi ko nindi kumurebera mu mwijima ntimenye wari we amakuru ni meza ese wora duhera ku muhanda ahubwo se ni wowe muzi oya iwacu ni hano ahubwo uyu bamwitaga papa aracanganyikirwaga ego umva rero bubu twumvikana umva rero kuba nawe utumye ibigage ukabizana bikaba tubishize mu nzu ibi bivuze ko wanjyana n'umwana nose kandi uyu ngunje twawe akabyago yankunze muziranye ngo yagukunze ngo yemuko uyu muhungu uramuzi uyu nguyu twahuriye hariya hirya ahubwo ayiga data we bubu nanone ikisi njyewe umukobwa yankunze wowe yigeze gukunda wamukunze muko mu rugo rwande mukunze ahubwo wewe ndi kubona ushaje uyu nguyu niwe turi mu rugo rwande mu rugo rwande ntabwo mwanyira icara aho ngaho njye ntabwo mwanyira mu rugo rwande ahubwo kankubaza umukobwa yageze mu nzu gute nticarane nawe mushyiramo intera njye ntabica ibyo si birakureba inkoni yanjye reka mvuze ngo iki mva rero bubu twumvikane uyu mukobwa uramureka cyangwa uje gushaka urugo rwawe oya njyewe uyu musore niwe turi bubane wowe nakwanzura umusaza washaje twanaje no kwikondeshereza namaze kugira uko nigenza cyangwa nashaka iyo uje umaze kugira ute namaze kugira uko nigenza yemuko nagutanze kujya imboga byabaye oya none se ko yamfashe umva witonde niwahonyoheje niwahonyoheje utanereza iki cyana cyanjye dore kukigeraho umwe cyabibwira n'umudugudu yakoshe se ari woho nawe nini umukuru nini nuko se kuba ndi umusaza abasaza ntabwo tuba twaracanganyikiwe niyo mpamvu yanyoheje nuko tugira uko twigenza bya bijumba yambwiye ngo nimbifate mbiteke nuko maze tubinywesha amazi nyine arangije abatangira nyine kuzajya arangira nka gutya nuko nyine ibyo ariko niba ubwo umupira gugukwiye niba ari ibyo katwigenda tuje no kwikondeshereza nashaka bubu twumvikane mbere kabiri wagiye ejo twigende byabiganje wibashe umukore wanjye uratanjana kimwe tuzagura ibindi